ariko ukabohetswe n'igicaniro kibi cyo kudashyingira no kudashyingirwa. Bikaba bishingiye ku gicaniro kibi nubwo washyingiye ariko wagiye utambaye agatimba, wisanga ari mukuru wawe, ari wowe, ari bene wanyu, mwese byagenze uko. Ikindi, mu muryango wanyu ntawe ushyingirwa batabanje kumutera inda. Ibaza agahinda wanyuzemo mada, ibaze n'umwana wawe akazanyura. Hari divorce turimo tuvuga aka kanya, ni bene bagiye mu rukiko bagatandukana, umwe ukwe undi ukwe, urukiko rukabya batandukanye burundu. Ariko ubu dufite abantu batandukanye mu buryo bukomeye, aho umugabo n'umugore batakirara hamwe, batakivugana kimwe, bahisemo kubigira ibanga. Uburiri bwabo bwabaye prison y'umwe n'undi, ntabwo bikiri icyumba cya Edeni cyo kunezerwa, aho umugore arara ari ijoro ryose yitwa mukarunaka wo kwa runaka, umugabo akarara yipfumbase yitwa runaka kwa serunaka. Muri make Satani yahagurukiye igicaniro cyo gusenya ingo, kuko urugo ari ishingiro ry'ubuzima. Nagiye hanavuye, nakoze iki, nagenze uko. Ibyo byose ni imbaraga za divorce, kandi divorce igakorwa mu buryo budasanzwe. Ibi nabivuze mu kiganiro cy'ubushize nabibabwiye, no kuyerera mu madini, no kubinyerereza mu madini, nabwo ubundi utanga n'idini ugende biti. Ariko icyo nigarukira ni kino gicaniro. Njye watandukanye biri officiel, ndamwumva nkamusengera, ariko abatandukanye babana se. Wabuze kujya imbere, ubura kujya inyuma, wabuze kubireka, ubura ubugamo, ubigumamo, uri ahantu hagati, urabaye umutima urakwishe, warasenze biranga, utamba ibitambo biranga, urasengesha biranga, urahanuza biranga, still uri mu mubabaro wawe. Rero nta kindi cyabiteye, kandi ibintu mvuze biri kubarokore, biri no kubadasenga. Abadasenga barabaye mu ngo zabo, n'abasenga nuko twese ngo bitugendekira. Rero kugira ngo duhagarare dukubise umwuka mubi, turwarije bino bitero, birasaba ko twambara imbaraga ziri hejuru. Ariko we nta kindi ngusaba, menya ngo urababaye, reba amarira barimo barira. Wabwiye Imana, waraye ubutayu, warasenze, urasenze n'abantu benshi cyane, abahanuzi urasenga n'iki si bishyashya, ariko nta rezita wigeze ubona. Nta yindi mpamvu yabiteye. Hari n'igihe wasanga nawe ubwawe uri nyirabayazana wabyo, ariko byamera kose, waba nyirabayazana utaba nyirabayazana, icyo wamera cyose, tugiye guhagarara dusenge, dusenye, dukubita uyu mwuka mubi, turuhandagaze mu izina rya Yesu. Iyo divorce yo mu nzu sinyishaka, divorce yose ntabwo nyishaka. Gukerereza abakobwa ntibashyingirwe, gukerereza abasore ntibarongore, gukerereza abana bakajya mu byaha n'ibindi usanga ibyo byose amadateganijwe. Kutambara agatimba nk'abandi ukajya vuga ngo uwo gushaka byakarande n'ibyaha, ibyo byose nayo mbikubite muri aya mavuta n'imbaraga n'ubutware, in the name of Jesus. Amahoro y'Imana agaruke muri wowe. Ibyo byose Satani bizana kugira ngo ure destination yawe, uvuke nabi, ukure nabi, usaze nabi, uzapfana agahinda n'agahiri, umanuka ugenda ntacyo ukoze, usize wawe ku musozi byagucanze, kuko Satani yaguteye. Urugo rwiciyemo kabiri, n'ukuri amasezerano akavaho, kuko umwana azakenera urugo rw'abantu ngo rubeho. Niyo mpamvu intambara zihari. Ariko we kano kanya wagira umugisha kuba uri kumwe mugabera ministries maze nshaka kumwe bya mu gitondo, amavuta y'Imana amanuka akore ku buzima bwawe, yerekana ikerezo kizanya guhora. Imana yacu irashoboye. Uwo mugabo rugiye kugenda agaruke, ndamugarura mu kiryamo rye, ndamugarura muri system yararimo, mubiri wenda usengeye, wongera ukore muzima, mubiri we gusinza dasanzwe, divai kotere mo sandore bo halakata pabasaraba. Ayiwe ndakubita ibicaniro byo karande yo gusenyengo, karande yo gutandukana. Ibyo byose by'ibicaniro bibuza abantu bukwe, bibuza abantu amahoro, bitera intambara, bitera guhangana. Mu izina rifite ubutware rya Yesu Kristo wina lakotandore ya rebose kababa eteremo nariye kotavesare yabo. Arerera uyu munsi wa none imbaraga n'ibitangaza n'imirimo no gukora kw'Imana n'imbaraga zasanzwe, umwuka wera w'Imana amanuka nekora ibitangaza. Hallelujah, 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 hallelujah.
ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku ijambo rikomeye stepaye de saraba bosekemora. Usirikane ko amasengesho asigaje iminsi 2 gusa yonyine agasozwa, ariko ibicane usoma kubibomagura tubisenya tubikubita hasi. Ndashimira abantu bose batanze ubuhamya, kandi nanjye ndashaka gusenya karande ya kino gicaniro. Amasengesho yo gutaha tuzahurire kuri Zoom kuko bigomba gusenyuka. Ikindi nababwiye, jewe ukunda amavuta kwa musiga amavuta simbihakana, umunyu simbihakana. Ibyo no kwizera ko umuntu nubwo giye ntabikoresha. Ikintu cyose cyatuma ubohoka ugomba kugikora. Pazo fair play. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo munyemerere tugiye kuvuga ku mwuka ukomeye, umwuka wa divorce, umwuka wo gutandukana kw'abashakanye, ariko ukabohetswe n'igicaniro kibi cyo kudashyingira no kudashyingirwa. Bikaba bishingiye ku gicaniro kibi nubwo washyingiye, ariko wagiye utambaye agatimba wisanga ari mukuru wawe, ari wowe, ari bene wanyu, mwese byagenze uko. Ikindi, mu muryango wanyu ntawe ushyingirwa batabanje kumutera inda. Ibaza agahinda wanyuzemo madamu, ibaze n'umwana wawe akazanyura. Hari divorce turimo tuvuga aka kanya, nibe n'abagiye mu rukiko bagatandukana, umukwe undukwe, urukiko rukabya batandukanya burundu. Ariko ubu dufite abantu batandukanye mu buryo bukomeye, aho umugabo n'umugore batakirara hamwe, batakivugana kimwe, bahisemo kubigira ibanga. Uburiri bwabo bwabaye prison y'umwe n'undi. Ntabwo bikiri icyumba cya Edeni cyo kunezerwa, aho umugore arara ari ijoro ryose yitwa mukarunaka wo kwa runaka, umugabo akarara yipfumbase yitwa runaka kwa serunaka. Muri make Satani yahagurukiye igicaniro cyo gusenya ingo, kuko urugo ari ishingiro ry'ubuzima. Abagore baracibwa inyuma, abagabo baracibwa inyuma, abana bari gukora amahano n'amanyanga n'ubusambanyi n'ibyo byose biri kubaho. Ndetse ngira ngo abi mu Kirundi bagenzi bacu babyita kurenga ibigo bakabisimbuka da. Ni ukuvuga rero ngo imiryango myinshi, the many families, barasenyutse. Kandi ibi ntibirebera abakene mu mafaranga, ntibirebera n'abashonje, ahubwo n'abakire. Ndetse bose ko bashyiramo n'ubukire bakagendera mu modoka zabo ebyiri, umwe akamenya undi yakwimenya, kandi barasezeranye ku bana.
izi divorce zo kwifuza umugabo washatse ukifuza umugore washatse ziteye agahinda n'ubwoba. Abagabo baramanutse bajya gusambanya utwana duto babyaye, abagore bajya gushaka udusore duto, ugasanga aryamanye n'akana kangana n'ake muri segonderi. Hunaya ntabwo ari ukuryoshya, ni ugutyaza umuriro w'iteka. Urimo uracyaza ishoka izatema nk'izagutwika mu kuzimu, kandi urimo urashyiraho igicaniro kibi cy'ubusambanyi muri famiye yawe. Ariko nawe sinkurenganya kuko niho wisanze. Ibi rero tugiye gusenya igicaniro gifite imbaraga, iki cyo kirakomeye cy'ingo zisenyuka. Buriya no mu barokore cyane cyane nk'idini mbamo, bababwiye gutandukana biremewe, abenshi bwacya bazivuyemo ko twebwe utandukanye tugushyingira, andi madini akabyemera. Rero ingo nyinshi zifite ibibazo bikomeye. Tape kozalama telemo la lagapa isover prime. Ingo nyinshi zirasenyutse, akazi k'abantu karasenyutse, ubuzima bw'abantu bwarangiritse. Ubyemere ubyange, ubishake ntubishake, upenda usipopenda, ibibazo birakomeye mu bantu kandi abantu bamerewe nabi. Bivuye kuki? Ni ku gicaniro kibi gisenya umuryango, gisenya n'ingo z'abantu. Kuko urugo ruzima ni ishingiro ry'igihugu kizima, itorero rizima n'uburyo buzima. Soro imiryango ibabaye, ihanganye, iyo harimo divorce, gutandukana. Navuze ngo hariho divorce iri officiel, iyo nanjye nayemera, iri officiel, iri official, ndetse bakanatandukana bikagira inzira. Ariko hariho divorce mbi z'ubugome z'abantu batandukana kandi baba mu nzu imwe, umwe atakifuza kwegera undi. Nawe uzi ukuntu bakugenza, witwa ikigoryi, ntugira ubwenge, nta wundi wagushatse, ntaho uzamara. Hari n'abagabo bita imbwa, njye sindimo, muke wanjye aranyubaha, njye ntabwo ndimo. Kuri Jacqueline Tuyisenga aranyubaha nkamwubaha, ariko hari abagabo biswe imbwa, ntacyo bashoboye, ni ingegera. Yanamwifuza ati winyegera mvi ruhande wo maziki. So bega ruvuga ngo Satani yacukuye imitima y'abagabo n'iy'abagore, maze biraje byototera abana babo. Iki gicaniro tugomba kugisenyesha imbaraga, ubutware n'ingufu. Stakole bosikereba. Menya neza ko itangira ry'urugo ni umushinga w'Imana. Iremwa ry'umuntu umushinga w'Imana, itangira ry'urugo ni umushinga w'Imana. Rero umushinga wose Imana ishoye nk'imbaraga, Satani agomba gushora nk'ibihombo byanga byakunda. Bararugana, barica. Divorce iri officiel mu rukiko bagatandukana, njye mbona ugira ntari abagabo, ariko hari abandi bashize, ingo zirapfa, abana bari ubuzima bubi, bamerewe nabi. Hariho imiryango ibayeho mu mibabaro ikomeye, bahangayitse, baguwe, barira. Ninde mubyeyi kuvuza ko umwana akora divorce? Ninde mubyeyi kuvuza umwana akora divorce? Tekereza urusiragiro rw'abana, ejo baraha, ariko ntayandi mahitamo, kuko igicaniro cyo gusenya urugo kiraboneka. Kandi nkubwiza ukuri, iyo igicaniro cyo gusenya urugo cyaje iwawe n'ushatse wa kabiri, amahirwe yo kugumana ntabwo byemera, kuko ufite si ikibazo cy'uwo mwashakanye mutandukanye, ahubwo ikibazo ni igicaniro kibi kirwanya urugo rwawe. Hariyo mpamvu uzasanga hari abagabo cyangwa abagore bihangana bati reka nemere mpfiremo, nemere ngende uko ashaka, ariko sindusenye, simere nk'akana. Nirere utwana twanjye, nite ku twana twanjye, ndebe ko bakura batazaca mu mibabaro naciyemo. Niba hariho abana bagira umubabaro, ni abana bavukiye muri divorce.
n'abana bavutse badafite se bababyaye, bamwe bita ba rukundo. Ntari busabe isambu kwa sekuru bamwita umwishywa, baba ba nyirarume, kandi amabyi y'umwishywa ngo atera umwako, niko bavuga bashaka guhemukira. Nagagenda bibayemo ndabizi, ngo umwishywa yari izi inka zirapfa, bakugerekaho amagambo, iso nta kwitayeho, nyoko araguta yagiye gushaka ahandi, agusigiye kwa nyokuru baragutereranye, ukuza utyo naho ugiye ngo ugiye gushaka, ushatse umugabo gica nawe agushoya aho ngaho. Si uko wowe umeze uri muri Finland, turi mburira. Ariko muri aya mavuta sarima potere bosipa inevo, hasigaye imbaraga zawe ubwawe no gusenya igicaniro cya divorce iri official na ya yindi yuzi murimo nyine. Musangira ryari? Mushobora gusangira ku meza mujisha abana, ariko muheruka gusangira ikiryamo ryari? Icyatumye uva mu cyumba so ko kumuryamira ntacyo bimaze. Ni gutuma umuntu akwifuza uhari n'umwumve. Rero ni ibicaniro, wavutse nabi, ukura nabi, ushaka nabi, ugiye gusaza nabi. Warangiza ngo barokore nta bwenge bagira, ahubwo ntabwo wumva ko ufite ikibazo. Soro muri aya mavuta, muri izi mbaraga mu gusenga no kwegera Imana, birakwiriye ko dukwiye gusenga akagira impinduka. Uyu mwuka nawuvuze ntuje kugira ngo nkumvishe. Bamwe bahora ubukene. Hari umugore ambwira ati ntabwo nabona n'umuhungu w'umukene, ariko suramutaye ati nukuri n'umwana we sinzamubaza, ndagiye aromora turugo ngo aragiye kumugabo ari umukene. Se bavandimwe, uwo mwuka uruze rero. So rero hariho imiryango myinshi ibayeho, ibabaye, irushye, igowe, yakubiswe. Kubera iki? Kubera ko hariho umwuka wo gutandukana, kandi umwuka wo gutandukana ujyana n'umwuka wo guhishanya. Umwuka wo guhishanya ujyana n'umwuka wo guhemukirana. Umwuka wo guhemukirana ujyana n'umwuka wo kugambanirana. Umwe yita mwiza, undi yita mubi. N'umwuka wo guteranya. Ibyo bikagira ingaruka mu gusenya umuryango. Abana bakuriye muri divorce ntibagira urukundo rw'ababyeyi. Hari n'uwo gushaka ati ntabwo nzashaka, niba se mama yagenze gutya, baba byaragenze gutya, ndabishakira iki? Ariko sazaguma muri iyo menace. Rero ikibazo si divorce, ahubwo ikibazo ni igicaniro kibi cyakutontomyeho, cyakujeho, kirimo kirwana, gishaka usaza ubabaye, ugakura avutse ubabaye, urerwa ubabaye, ukura ubabaye, ushaka ubabaye, ubyara ubabaye, ugiye no gusaza ubabaye. Ibyo wabyicarana, ibyo wabiryamana. Shitakara bose. Iyi ni ishi ikomeye, ariko icyiza mwihishurwa ry'ubumwe bw'abera ministries, mavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nibi tuba tuvuga, reka tumere nk'abagande ng'ibyabade, watandukanye yaratandukanye, ariko iyo nsumba kubihagarika mu izina rya Yesu. Kabiri, ibyakubayeho ntibizigere bikandagira ku bana bawe. Nicyo bita gusenya igicaniro, kukiritura no kukirandura. Petika masando terrebola la fai. Hari ibintu bibaje umutima w'umuntu, kandi divorce ntitinya ubwiza, ntitinya igihagararo, ntitinya uriwe, ntitinya ukumeze, ntitinya ukute. Ntabwo divorce ikintu cyose mu buzima. Divorce buryo ihiga, ariko kenshi na kenshi n'imbaraga mbi z'igicaniro zatatse umuryango, kugira ngo umuryango wangirike, abana bangirike, abagabo bangirike, barare mu tubari, abagore bihebe, ise nk'irwara, abantu mu buzima babaye, bukakaye, bw'amarira, bw'agahinda. In the name of Jesus, mu mafuta piko sotora baraba masandori ya bora, umuriro w'Imana wake murusenke igihome kandi kiveho. Tasara kodi yafo taramaka babasayile Yesu we shari alamakaya sofere. Waragerageje kibura, ntabwo mu buzima bwanjye niba ari ugukura cyangwa niba ari ugusaza simbizi, nta muntu njya asuzugura ko yakoze divorce. Mba numva ari amahitamo arenze uko yari yananiwe,
kandi muri isi turi abantu twambaye umubiri, ntabwo turi abamarayika, turi muri iyi si, dutuye muri iyi si, ntituri abamarayika, turacyabazwa n'ubu buzima. So iki gicaniro kikaguheregeta ngo icyo kiri kwa nyogosenge, kiri kwa nyoko wanyu, kiri kwa so wanyu, ntawe ushaka umugore umwe, ntawe ushaka umugabo umwe, bose bazenguruka ingo. Iyo karande yo kubyarira mu rugo mugakinga mwarabyaye, iyo nyatsi y'igicaniro kubura umugabo, gushaka utinze, kubabarira mu rugo washatsemo, kutagira umunezero w'urugo rwawe, guhura n'agahinda kuruta kambere, ugasanga abantu barimo na deprima, ndawirukana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, umwuka ndawucyaha, izo mbaraga zirahari. Navuze ngo Uwiteka yanyohereje izi mbaraga zo gusenya kino gicaniro mu izina rya Yesu, kandi numva mbyumva neza. Nta mpamvu nizo zanzu mujya murota, sinshaka kuzigarukaho, ntabwo nshaka kuvuga ijambo inzozi, ndashaka kwivugira guhagarika uwo mwuka mubi wo gutuma mutabasha kubaka urugo uko bikwiriye. Umwuka wemuka kandi umwuka utera igihombo, ibyo mwana mugezeho biradindira, ntibara mugikorera hamwe. Biravuze ngo babiri baryamye mwarasurukirwa, imbeho yishe umwe. Biravuze ngo babiri bagenda nywa byutse undi yaguye, niko byagenze. Kandi ugambana umwana no kucugambanira ntabwo byamukundira. Ariko muri iki gihe duhagazemo, Satani yarahagurutse, ngaba bana, ngaba abagore, abajene mariye, abagishyingirwa, bamaze icyumweru, bigeze no mu basaza y'imyaka 40. Ukibaza ngo abantu babanye imyaka 40 bashwanye bati, nta yindi ni cya gicaniro kugira ngo najya gupfa azapfa n'umugayo, kandi namara gupfapfanya umugayo nawe bazakurikira afite uwo mugayo. So ni byiza ko tubomora kino kirere cya divorce, tukagikubitisha ubutware ijambo ry'Imana n'umwuka wera, n'imbaraga zo gukora kw'Imana no kurengera kw'Imana no guhagarara mu butware buhindura burema bukavanaho ikintu cyose. Mwuka w'uruzerero wo bita umwuka w'inyererezi mu Kirundi, uzerera mwuka mayibobo, naraya hanabyutsa, hanagiye, hanavuye, nakoze iki, nagenze uko. Ibyo byose ni imbaraga za divorce, kandi divorce igakorwa mu buryo budasanzwe. Ibi ndabivuze mu kiganiro cy'ubushize nabibabwiye, no kuyerera mu madini, no kubinyerereza mu madini, nabwo ubundi utanga n'idini ugende biti. Ariko icyo nigarukira ni kino gicaniro. Nji watandukanye biri officiel, ndamwumva nkamusengera, ariko abatandukanye babana se. Wabuze kujya imbere, ubura kujya inyuma, wabuze kubireka, ubura ubugamo, ubigumamo, uri ahantu hagati, urabaye umutima urakwishe, warasenze biranga, utamba ibitambo biranga, urasengesha biranga, urahanuza biranga, still uri mu mubabaro wawe. Rero nta kindi cyabiteye, kandi ibintu mvuze biri kubarokore, biri no kubadasenga. Abadasenga barabaye mu ngo zabo, n'abasenga nuko twese ngo bitugendekira. Rero kugira ngo duhagarare dukubise umwuka mubi, turwanije bino bitero, birasaba ko twambara imbaraga ziri hejuru. Ariko nta kindi ngusaba, menya ngo urababaye, reba amarira barimo barira. Wabwiye Imana, waraye ubutayu, warasenze, urasenze n'abantu benshi cyane, abahanuzi urasenga n'iki si bishyashya, ariko nta rezita wigeze ubona. Nta yindi mpamvu yabiteye. Hari n'igihe wasanga nawe ubwawe uri nyirabayazana wabyo, ariko byamera kose, waba nyirabayazana utaba nyirabayazana, icyo wamera cyose, tugiye guhagarara dusenge, dusenye, dukubita uyu mwuka mubi, turuhandagaze mu izina rya Yesu. Iyo divorce yo mu nzu sinyishaka, divorce yose ntabwo nyishaka. Gukerereza abakobwa ntibashyingirwe, gukerereza abasore ntibarongore, gukerereza abana bakajya mu byaha n'ibindi usanga ibyo byose amadateganijwe. Kutambara agatimba nk'abandi ukajya vuga ngo uwo gushaka byakarande n'ibyaha, ibyo byose nayo mbikubite muri aya mavuta n'imbaraga n'ubutware, in the name of Jesus. Amahoro y'Imana agaruke muri wowe. Ibyo byose Satani bizana kugira ngo ure destination yawe, uvuke nabi, ukure nabi, usaze nabi, uzapfa n'agahinda n'agahiri, umanuka ugenda ntacyo ukoze, usize wawe ku musozi byagucanze, kuko Satani yaguteye. Urugo rwiciyemo kabiri, ni ukuri amasezerano akavaho, kuko umwana adakenera urugo rw'abantu ngo rubeho. Niyo mpamvu intambara zihari. Ariko we kano kanya wagira umugisha kuba uri kumwe mugabera ministries maze nshaka kumwe bya mu gitondo, amavuta y'Imana amanuka akore ku buzima bwawe, yerekana ikerezo kizimanya guhora. Imana yacu irashoboye. Uwo mugabo rugiye kugenda agaruke, ndamugarura mu kiryamo rye, ndamugarura muri system yararimo, mubiri wenda usengeye, wongera ukore muzima, mubiri we gusinze dasanzwe, divai kotere mo sandore bo halakata pabasara. Ayiwe ndakubita ibicaniro bya karande yo gusenye ngo, karande yo
gutandukana, ibyo byose by'ibicaniro bibuza abantu ubukwe, bibuza abantu amahoro, bitera intambara, bitera guhangana, mu izina rifite ubutware rya Yesu Kristo wina lakotandoria reboseka baba eteremo nariye kotavesaria bo. Arerera uyu munsi wa none imbaraga n'ibitangaza n'imirimo no gukora kw'Imana n'imbaraga zasanzwe, umwuka wera w'Imana amanuka neko n'ibitangaza. Nagira mvuga aya magambo abiri twicare ngo Mwami Yesu mpagaritse kino gicaniro, ibyambayeho ntibizabe ku banjye, ibyabaye ku mubyeyi wanjye bibi nk'ibi ntibizambeho, ibyabaye kuri data wambyaye yubaka ingo nyinshi atakora ntibizankurikire. Vuga ngo nihuje n'amaraso ya Yesu, nihuje n'igicaniro cy'imbaraga, nihuje n'igicaniro gikomeye, hanyuma uzatanga igitambo kiremereye ku buzima bwawe maze ku gitambo kizima. Nagira ngo uzamure isengesho ngo usengere Imana dusoze. Zamura isengesho, zamura injira mu cyumba wararagamo, injira hahandi gira ikintu uvuga, zamura ijwi. Vuga ngo uyu munsi wa none tegetse abadayimoni guceceka ku muryango wanjye, ibyo gutandukana na divorce byabaye mu muryango nge ntibizankurikire, kuko hari amavuta ninjiyemo. Zamura isengesho. Ere pasasa benefoda ikerebo rakotatoria bonefora grame tandoria bosikerebo ere pasase vodia mola claide pa. Muri aya masaha n'imbaraga n'ibitangaza n'imirimo n'ibikomeye ndakubita izo mbaraga mbi n'ubutware bw'abadayimoni bwose busenye ingo gutandukana mu miryango no hagati mu mibereho, gutandukana kw'abaturanyi n'abegeranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabomora, ndasenya, ndaritura, ndakubita peace of time. Amavuta y'Imana amanuka, umuriro w'Imana amanuka kongore abatera divorce n'abayizana bose ndasenya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Akira amavuta yo guhindura urugo rwawe, akira amavuta yo guhindura urugo rwawe. Birahindutse ibyo wanyazwe biragatse mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rukomeye rw'Imana yatabaye rasandoria na bebosika ya ariko totorebo standoria rebosike reboboya ramanda koya benefo. Umwanzi yarahagurutse ariko Imana iramwicaje, umwanzi yaraje ariko Imana iramwicaje. Dore amateka ahindutse uwo mwanya ukiyabona, amateka n'amasezerano birabaye. Mwuka wera w'Imana amanukiye kurema no gutabara izo mbaraga. Last for akira urugo ruzima, shingirwa Imana yongere gushumbusha kunezeza. Igicaniro kivuyeho, igisigaye n'imbaraga zo gutekereza. Kiranuke igicaniro kizima, igitambo kizima, ahasiga nawe utanga igitambo kiremereye. Vuga ngo Mwami ibyabaye kuri yacu ntibizambeho, kandi uvuga ngo Mwami iyi divorce iri gututumba mu rugo rwanjye ntizongere kubaho, irimo iratutumba, ndayihagaritse mu izina rya Yesu. Mugabo nisubireho, nawe wisubireho, n'abana banezerwa. Shine no le side for by fire stara makote. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nahejo mu gitondo.